Ni ji yari imaze kumenyerwa n'abantu benshi cyane batari bakeya, aho rero iyi ji yari iri henshi na henshi ku masoko y'u Rwanda. Rero ku munsi w'ejo nibwo hasohotse itangazo rikomeye cyane, abantu baribaza bati ese bizagenda gute ku bantu bari barayinyweye barayihaze batanayisibaga umunsi ku munsi, dore yuko ngo yahoraga mu mazu yabo. Ni uruganda rero rwitwa Salama cyangwa se Joyland Company Limited rukora amaji y'imitobe yitwa Salama ndetse nayo mu bundi bwoko n'andi menshi cyane nk'uko twakomeje kugenda tuyashyira ku mafoto. Rero uru ruganda rukaba kugeza ubu ngubu rwafunzwe. Ibyo byose bikaba byatangajwe n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Ni RIB yari yafatanyemo na polisi ndetse na Rwanda FDA. Rero ni ruriya rwego ruba rushinzwe kugenzura imiti ndetse n'ibiribwa hano mu Rwanda. Rero bikaba byahise bifunga vuba na bwangu uru ruganda, kandi bikaba byahise bita muri yombi n'abayobozi barwo. Iyi ni Wasam TV Show. Rero ibingibi tukaba tugiye kugenda tubigarukaho. Icyo tugusaba gusa ni cya kintu no gukora subscribe kugira ngo tujye tujyana mu biganiro bigenda bikurikira iki ngiki. Ni ibinyobwa rero by'umutobe bizwi nka Salama by'uruganda rwitwa Joyland Company Limited byahagaritswe rero ku isoko ry'u Rwanda nyuma y'uko rero hasanzwe bikorwa mu buryo butujuje ubuziranenge, mu buryo buteye inkeke, mu buryo bwakwangiza abaturage ndetse n'abandi bose babikoresha, dore yuko byari ibinyobwa bikunze gukoreshwa cyane ahantu henshi hagiye hatandukanye. Rero ibi binyobwa byahise bihagarikwa vuba na bwangu ku isoko ry'u Rwanda. Ubwo bivuze yuko n'abacuruzi babifite mu maduka bagiye gutangira kubipakira bakubihisha, abandi babatekamutwe baraza kubigurisha rwihishwa, babigurishe kuri make cyangwa se kuri menshi bitewe n'ukuntu bishobora kuba byarakoroneje abantu runaka. Ibi ngibi rero nitubivuga bibaho neza cyane, ugasanga ikinyobwa runaka cyaragukoroneje ni warara utakinyweye, rero wakibura ayo baguca yose ukemera ukayatanga. Uti rero uri kuvuga umutobe n'imitobe, rero hari abo ijya ikoroneza. Ibi binyobwa rero ni bimwe mu byerekanwe n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB byasanzwe bikorwa mu buryo butujuje ubuziranenge mu gikorwa cyiswe Operation Salama. Ubwo nuko kiswe n'ubundi aya maji yitwaga Salama. Rero ni operation yayo, ni igikorwa rero ngarukamwaka gikunze gukorwa ku bufatanye na polisi y'akarere k'ibiyaga bigari. Operation Salama rero ni igikorwa cy'ingarukamwaka gikuriweho na polisi za Afurika y'Iburasirazuba. Ubwo ni turi kuvuga EAC cyangwa se East Africa Community, cyo gukora rero ubugenzuzi bukomeye cyane ku bicuruzwa bimwe na bimwe ngo harebwe niba nta bitujuje ubuziranenge cyangwa rero ibindi bidakwiye kuba byaba ku isoko ryo mu karere, kugira ngo nyine bakomeze kugenda bahanahana amakuru ndetse n'abakonsiyuma ibi bicuruzwa bitabweho, harebwe ubuzima bwabo kugira ngo nyine ibintu bijye bikomeza kugenda bigenda neza. Kibaye rero ku nshuro ya 11 mu Rwanda, kikaba cyari gihuriweho na RIB, polisi y'igihugu cyangwa se Rwanda National Police, RIB, Rwanda Investigation Bureau ndetse na Rwanda FDA. Ubwo rero aho ngaho ni ikigo cy'u Rwanda gishinzwe imiti ndetse n'ibiribwa kugira ngo barebe niba biba byujuje ubuziranenge, abanyarwanda babikoreshe bazi neza ibyo bakora. Rwanda FDA rero bari kumwe n'izindi nzego zigiye zitandukanye, ubwo ni inzego z'ibanze. Yahabaye rero kuva uku kugenzura rero byabaye kuva ku itariki ya 15 kugeza ku itariki ya 17
karindwi Ukwakira 2025 byabereye mu gihugu hose. Muri iyi operation rero inganda zafunzwe harimo urwitwa Joyland Company Limited rwatunganyaga umutobe witwa Salama, akaba ari naho bahise bitirira iki gikorwa cyose bakita Salama cyo kuba bafunga nyine uru ruganda rwakoraga aya maji yitwa Salama. Ibicuruzwa rero byarwo biri gukurwa ku isoko vuba na bwangu nyuma yo kurusangamo umwanda ukabije mu gutegura ibyo rukora gukora mu buryo budakurikije ubuziranenge, ndetse basanzemo n'ikindi kintu gikomeye cyane kuko ngo basanze urwo ruganda rufite ibyangombwa byo gukora amaji, ariko inyuma muri rwo ngo basanze rwarashinze urundi ruganda rutoya rushinzwe gukora zo tuzi nka Struwaya kugira ngo bazifashishe mu koza amasahani, ndetse ngo zikajya zigera no ku masoko hirya no hino. Ibi rero byaje kuba byanabatangaza kuba bari bafite uburenganzira bwo kuba bakora imitobe, noneho bakaza kwisanga bakora za Struwaya. Uri kumva nyine ni ibintu bitari byiza habe na gakeya. Bakaba rero byose byahise bisubirwamo kuva ku cyambere kugera ku cyanyuma, kugeza ubu rero uruganda rwahise rufungwa vuba na bwanga. Ni uruganda rero rwakoreraga mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Mageragere, aho rero kuruhagarika byagendanye no guta muri yombi bamwe mu bayobozi na bamwe mu bakozi barwo, ndetse n'abayobozi b'inzego z'ibanze bamwe na bamwe, bitewe n'uko barebereye. Kuko rero bararebereye, abaturage barakomeza barapfa, bibagiraho ingaruka zigiye zitandukanye. Akaba ari nayo mpamvu rero nabo hahise hafatwa icyemezo cy'uko bahita batabwa muri yombi kugira ngo nyine bagiye gusobanura ese kubera iki barebereye aho ngaho. Barareba ku bintu bigera kuri bibiri. Icyambere bari burebeho ni ruswa ndetse ikimenyane n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, ariko ibyo byose biri mu njyana ya ruswa n'ikimenyane kigiye gikomatanyije kugira ngo nyine aba bantu bakomeze kugenda barebera abantu bakora ibibi, barebe abantu bagenda bakora ibintu bitari byiza, abaturage bakomeze kugenda bahasiga ubuzima. Ari nayo mpamvu nyine nabo bahise batabwa muri yombi. Naho ubu ngubu kugeza aka kanya nawe uri kumva iki kiganiro, ku muntu wabisomye mu binyamakuru bigiye bitandukanye, uri gucuruza iki kinyobwa, umenye yuko uri gukora amakosa akomeye cyane, kandi vuba aha ngaha abangari baratangira kugenda banyuranyuranamo, urebe bagende babaca amande agiye atandukanye. Icyo twakubwira cyo ni ikindi, ni uko izo ji wazifata ukazibika, cyangwa se byaba byiza ukazimena niba babonye yuko zitujuje ubuziranenge, ubwo nyine ntago zujuje ubuziranenge. Iyo ni Wasamu TV show yagendaga ikurabura. Ugira ibihe byiza.